Inshuti abakunzi b'ukwezi kwa KTV reka mbasuhuze ibihe byiza, ariko uyu munsi nk'uko dutangiye ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'akababaro. Uyu ni Pastor Kibonke hano Indera mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Uyu abamuzi bamuzi nka Kibonke, ariko uko mureba rest in peace ntago ari ibintu bishimishije mu by'ukuri, aho umugabo apfuye ari umupasiteri wahanuriye abantu benshi, wabujije abantu benshi kwiheba, wabujije abantu benshi kwiyahura, bashakaga kwiyahura nk'uko tugiye kubona ubuhamya bwa benshi, ariko birangiye yiyahuye yitwitse arimara. Bigenze bite bino bintu? Pastor Theoneste Kibonke azize iki? Apfuye gute? Bigenze gute? Ni hano turi kuri wa gatandatu itariki ni 20 ni ukwezi kwa 9 2025, ni ukwezi kwa KTV. Birababaje nyine, ariko tugomba kubyakira uko twakira inkuru zose. Munyihanganire ku mafoto atagaragara neza, ariko hari impamvu yatumye tuyakoresha gutya. Niba dusanganywe kugira ngo nkuvire imuzi n'imuzingo nkwereke ibyabaye hano Indera, kora subscribe niba utari wayikora. Niba kandi ari ubwa mbere nabwo uhageze, kora subscribe. Niba dusanganywe sangiza iyi nkuru abasenga, abakristu n'abandi bibwira yuko hari ibyaba kuri umwe ariko bitaba ku wundi. Byagenze bite rero? Uyu pastor wacu Theoneste Kibonke yatangiye ubuhamya n'abantu. Uyu mama muri kureba mu maso yanyu yavuze yuko yamuhanuriye ibintu bikomeye. Hari kuri mikoro z'Urugendo TV, aho yavuze yuko ngo uyu mupasiteri Theoneste yamuhanuriye ko azabyara impanga rwose atari yanatwita, ariko anamubwira ati uzitonde kuko mbona nyuma y'impanga hashobora kuzaba ibibazo. Yego byarabaye koko, kuko nyuma y'uko uyu mudamu ngo abyaye ngo yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho umugabo we yamutanye izo mpanga. Amaze kumutana izo mpanga, uyu mudamu yahuye n'ibibazo bikomeye, atangira gusabiriza, atangira no gushaka kwiyahura. Ngo ariko Pastor Theoneste akamubwira ati oya, nta mpamvu yo kwiyahura, Imana irahari, Imana izi byose, Imana ishobora byose. Mbega ngo aramwihanganisha. Umudamu yajyaga acana agasaba bakamuseka, abandi bakamukubita, ariko arihangana. Yababajwe nuko yaje kumva inkuru y'incamugongo, aho yasanze uyu mupasiteri amaze kwitwika, hanyuma uyu akaba yabaye umuntu afatanyije nabo bita abaryakariho. Abaryakariho ngira ngo murabazi, niba ari abantu baba bari ku ndege bategereje ngo ninde uri buze kuduha akazi, ninde uri buze kuduha akazi. Ariko kuko bari bazi Kibonke nka pastor, kuko bari bazi Kibonke nk'umuturanyi, bavuze yuko uyu mudamu ari we waje agatangira kumumenaho itaka. Ubundi byagenze gute inkuru yose? Ndaje mbabwire yakaga bigenze gute, yakaga habaye iki, ubundi byagenze gute. Dufite amakuru y'abaturanyi yagiye avuga ibintu bikomeye kuri uyu mupasiteri, avuga uburyo yarabanye n'umugore we, avuga yuko rwose n'uyu mudamu ubwe yavuze ko nk'umugore we yamucaga nyuma yuko insengero zifungwa mu gihe cya COVID. Urumva mbere yahanuriraga abantu akabagira inama akagira gute, ariko mu gihe insengero zari zimaze gufungwa, ngo Pastor Theo cyangwa se Kibonke, nidukoresha Kibonke munyihanganire, yagiye akomeza asengera abantu. Uyu mudamu yatanze ubuhamya avuga ngo ku Rugendo TV yavuze ngo n'igihe cyose nari maze kubyara mfite ibibazo bikomeye, ntabwo yigeze atuma niheba, nashatse kwiyahura arambuza, nashatse gukora ibintu byose arambuza, arambwira ngo Imana irahari kandi izamfasha. Nuko ngo byarangiye ngo rwose amufasha. Ngo hari n'igihe abantu benshi bazi yuko ba pastor benshi baba baka amafaranga kugira ngo babeho nabo, ariko umudamu yatanze ubuhamya avuga yuko ahubwo Pastor Theoneste Kibonke ari we wamuhaga amafaranga, ngo aryamaga 5,000 kugira ngo ajye kureba uko yahaha abashe kubaho n'abana. Urumva ko rero mu by'ukuri umwumvisha ubuhamya bwe, yari umuntu ukomeye, yari umuntu udaca ku ruhande, ntabwo yari muri baba pasiteri bashakisha indonke kugira ngo babashe kubaho, kuko ahubwo abapasiteri benshi b'iki gihe bamwe na bamwe bavuga ko ngo ntawe uragiriza adakama. Ariko noneho uyu Pastor Theoneste we yajyaga avuga yuko ahubwo ngo
ntawe ukamizo ataragiye, ariyo mpamvu ahubwo ngo yagiraga ate yafashaga n'abakristo be bamukurikiraga. Uyu mudamu yagize ati nageze ndekera kumukurikira. Umunyamakuru w'Urugendo TV yamubajije ngo kubera iki warekeye kumukurikira? Undi yagize ati ni ukubera yuko nari maze kumva yuko ngo Pastor Kibonke ngo bitameze neza, ngo afitanye ibibazo n'umugore we, ngo umugore we rero ngo amuca inyuma, ngo arara mu kabari, ngo n'ibindi. Ese nibyo byatumye se yiyahura? Nshuti z'ukwezi kwa TV, ubu buzima buratugoye, iyi Kigali iratugoye, ariko hari n'abananirwa kubyihanganira ahubwo bikarangira bakoze ibintu bidakorwa. Reka rero dukomeze tureba. Uyu ni Pastor Theogene, urabona ku ifoto yanditse ngo rest in peace, bivuga yuko yiyahuye, yapfuye nibyo, yamaze gupfa, yamaze kuva mu mubiri, ariko kugira ngo apfe ubundi byagenze gute? Byatangiye bite kugeraho umugabo nk'uyu agera igihe cyo kuba yakwiyahura? Nguyu ahangaha nanze kubereka hasi yahiye yashize, ni nyuma yuko bari bamaze kumuzimya, bamushyize aho ngaho mureba yegamye kugira ngo bamuzimye, bamutereho ibitaka n'ibindi bintu kugira ngo abashe kuba yakira. Uyu mudamu rero ni umuturanyi, atuye hirya neza yiwe aho yari ari hano Indera, hariya Indera. Rero yagize ati ni umugore we, byose ni umugore we. Umunyamakuru yagejeje kumubaza ati none se ni umugore we gute? Aragira ati umugore we yamucaga inyuma, umugore we yararaga mu kabari agataha bwenda gucya akamufata. Umunyamakuru yamubajije ati none se ni iki cyababwiye yuko uyu mugabo yafashe umugore we amuca inyuma? Yagize ati umunsi umwe murumuna w'uriya mugore wa Pastor Theoneste yaje mu rugo aje gusura mukuru we. Ahageze asanga mukuru we ntawe uhari, bahamagaye telefone basanga ntayiriho. Ataguma aho ngaho arategereza, kumva umugore we yari yagiye mu kabari, ngararayo. Ngo yaterefonnye umugabo ngo aramubwira ngo sheri ntugire ikibazo, nagiye iwacu mama ararembye ameze nabi. Abivuga murumuna we yamaze kugera mu rugo, ngo ahita avanaho telefone. Baramwihoreye barategereza, mu gitondo ngo atashye murumuna aramaze ati se uvuye hehe? Kubera ko yaricanye n'umugabo, umugore aragira ati mvuye iwacu mama ameze nabi. Undi aramaze ati se mama yameze nabi nyuma yuko mpavuye ko naje ejo? Umunyamakuru w'Urugendo TV yagumye amubaza ati byarangiye bite? Nuko aramubwira ati rero byarangiye igihanga kimufashe, bigaragaye yuko uyu mugore yacaga umugabo we inyuma. Ariko noneho finaha nk'uko uyu muturanyi yavuze yuko ngo yaje noneho kwiba amafaranga ejo. Yibye amafaranga umugabo we 20,000. Amaze kumwimwiba ajya mu bagabo, ararya aranywa arasambana, noneho aragaruka. Ngo batangiye kurwana nijoro, ugiye umugore yaragarutse ngo bararwana ku buryo ngo ariko Pastor nawe ngo yajyaga afata umugore akamuniga, ngo byabaga byakomeye. Kuko umunyamakuru yabazaga ati kubera iki mutatabaraga? Umugore yagize ati hari n'igihe ababaga bari mu byaho, ninde se wamenya saa 8 z'ijoro ati ko umugore atajyaga atabaza, ati niyo atabaje avuga ugira ngo wenda hari ibindi bintu biri kuba saa 8 hagati y'umugore n'umugabo, igipangu kiba gifunze, ati wari kumenya ari ibiki? Nuko rero ngo byarangiye bararwana inkundura buracya, hanyuma birangira rero ngo ubuyobozi buje mu gitondo, ngariko Pastor Kibonke akaba yaratumije essence. Ngo yabwiye umuntu ngo amuzanire essence, ngo ari umuvandimwe ngo ugize ikibazo ngo essence imushiriyeho. Bayizanye nabo bayobozi baraho ngaho, ngo bayitereka hafi yanze kuyakira, yishyura wa muntu kuri telefone, aragenda yiteretse hirya gatoya, ngo noneho yangaga kuyakira kugira ngo batabona ko hari ikibazo. Ngo amaze kumwishyura aragenda. Ngo noneho ngo ibibazo bimaze kunanirana gukemuka, ngo icyo Pastor uyu nguyu Theoneste yakoze Kibonke ngo nuko ngo yamaze kubona ko byanze, ngo arasimbuka afata akajerikani ahita yinjira mu nzu. Ageze mu nzu icyo yikoreye ngo nukwimena essence umubiri wose, arangije arashumika, ngo ahita afungura na gaze, niko byatangiye atangira gushya. Ariko amakuru avuga ko yuko gaze itigeze iturika nubwo yari yayifunguye, baje bakongera bakayifunga. Ahubwo icyabaye nuko we yatangiye gushya, amaze kwirasiraho umwambi, bamusohora ari magurumana, ishati imwakaho. Aribwo uyu mumama
yaje yiruka n'abarya kariho baramusohora bamukurura hasi kuko yari inyama yamaze gushya umubiri wose, ngo noneho batangira kumumenaho ibitaka, bajugunyaho ibitaka kugira ngo barebe yuko Pastor Theoneste Plutôt cyangwa se aka Kibonke, umuturanyi mwiza w'abaturanyi be, ngo yabasha kuba muzima. Ambulance yaje ngo bamujyana arimo bomboni, hanyuma bamujyana kwa muganga, ariko byarangiye ubuzima bwe buhagarariye aho ngaho. Iyi rero niyo nkuru twatari uyu munsi. Abantu bakibaza se harimo amadayimoni, niki cyatumye Pastor wajyaga abwira abandi kwihana, wajyaga abwira abandi kandi ngo yahanuraga ibintu bikaba, wajyaga abwira abandi kutiyahura akaba yiyahuye, wajyaga abwira abandi kwihangana akaba atabashe kwihangana. Mbega abakristo bari mu rungabangabo bari kwibaza n'ibiki byabaye ku buyobozi bw'urusengero nubwo rwari rwarafunze, ngo ariko yageze igihe arababwira ati uyu mudamu yavuze yuko ngo bwageze igihe muri covid maze gufunga insengero, arababwira ati mujye muza umwe munsange iwanjye kugira ngo bidateza ibibazo, ari nabwo yamuhanuriye. Inshuti z'ukwezi kwa TV, izi nkuru izishimishije turazibabwira, izibabaje turazibabwira, rero amakuru breaking news tukayababwira. Rero iyi ari inkuru y'amarangamutima kandi y'akababaro, ariko reka dusabe Imana ngo imutuze aheza, nubwo nta kwiyahura kujya kubabarirwa ku Mana, murabizi. Rero inshuti z'ukwezi kwa TV, igihe ufite ibibazo, igihe ufite ibikomeye, bibwira Imana, bibwira abavandimwe, ariko kwiyahura ni icyemezo kigayitse. Ibihe byiza rero, ndabakunda, ni Amisha Pro, ciao.